agacupa sibyo rero ujye ubakoresha witure uyu munsi n'uwo turawucyura na boss mubikuriye siko ndeba na wa muhungu nawe yatinze bose ndamukira koko akoze no bongeye bakererwa kwe nanubu aramutse meze gute se usanzwe ndi mu kukuvuga rwose akora ugiye gutindaho gato siko byarengera nanjye nategereje none se Pakimana basize ko no kubona nabyo bitangiye nakazi Pakimana nyine yagiye kureba niba narayindukana n'umutwe ndumva no mu nda narayembera n'ibyumve byinshi cyane ahubwo nibyo isugo yaba ari amahoro dore nta na supanete ugira yewe nose ubwo turashobora kujya mu kazi oya baretse bandi banicaye hano niko mbona warembye yewe ntabwo bizi ndabona warembye sinzi ukuntu byagendekeye yewe ubu se akazi ko rwose ndabona ntagashobora none turabigenza gute tuva nkubwire reka manze kumujyana mu buzima wasanga ari malariya sibyo haguruka ukinge kumujyana mu buzima wasanga ari malariya sibyo buri cyambere ni ubuzima nakujyana mu kazi ukanandimbira ahubwo ugasanga uranapfira mfite n'imbeho nyinshi haguruka ngaho mfasha dukinga rero saa sita haguruka tujyane tujyane ntakurangarana ugasanga utiri mu maboko ugiye ufatire uri hirya mu gihe tugejeje ko banza baza yego karibu reka nze mbakingurire mwaramutse mama uraho neza hano siko baturangiye ko haba umujyanama w'ubuzima byaba ari byo karibu ni njyewe muje muturuka he turutse mu mudugudu umukebera ntabwo muri muzi ko neza b'abajyanama b'ubuzima reka tubanze tubakarabye mu rwego rwo kugira ngo twirinde covid karabisha amaboko yose kumuzanye yarembye cyane ara n'iki ejo twajyanye mu kazi turataha ajya mu rugo uyu munsi ngiye kumureba ngo tujye mu kazi nsanga yanegekaye ubwo yageze ku mujyanama w'ubuzima arakira kugirira umwana banze muhe imiti agende noneho kigali namwe mbita twasanze umwana wawe arwaye umusonga kandi narangije no kuzuza noneho zana amafaranga ibiceri 200 ubwo imiti murama ndazanye muhute ngiye kuguha imiti ngusobanura none ugiye kugenda umuha ibinini 2 nonaha nimugoroba uramuha ibindi yego nimugoroba nujya kuryama niba nta telefone ufite ireberaho igihe uzajya ubimuha mu gitondo na nimugoroba ubwo azajya anywa ibinini 4 ku munsi iminsi 5 murakoze yego tube twigendera yego naho ubutaha ujye burinda imbeho nabakiriye ariko ntabwo mwambwiye umudugudu harya ngo muve muri Mukebera twimutse vuba ntabwo twahamenya neza
neza ariko umenya bahita mu mudugudu. ntabwo mwegeranye se na kiliziya buriya ko mbonye muturuka muri iki gihande cyaha hirya ni hepfo bahita hepfo kuri arete. hariya ni muri mukebera nta kibazo umuntu yivuza aho ashaka ariko rero ntabwo mukurikiza amabwiriza yo kwirinda kovide umuntu yambara agapfukamunwa neza mwabonye ukuntu nabakarabije n'intoki kugira ngo nanjye ntabanduze mu rwego rwo kugira ngo tutanduzanya n'umurwayi nawe arambara agapfukamunwa neza amazuru n'umunwa ku buryo bitagaragara kugira ngo amatembabuzi yanjye nayo bidahura nka mwanduza cyangwa akanyanduza ni ubwo buryo batwambaramo noneho ni karibu hano mwicaza aha niba adashoboye kuhagera tumusuzume rero wamutindanye hano ndi kumva afite n'umuriro mwinshi ntabwo twararanye nabyuka mu gitondo ugiye kuremera ngo tujye mu kazi tumusuzume na malariya umurwayi yitwa nde yitwa Mibare. dusanze umurwayi wacu afite malariya tugiye kumuha imiti turamuha kwaritemu 6 ni imiti anywa mu minsi 3 azaba kandi yorohewe asubire mu kazi ejo se mujyanye mu kazi hari ikibazo yemerewe kunywa imiti iminsi 3 nyuma y'iminsi 3 nibwo yatangira akazi turebye ko nta malariya agifite ubwo tuzongera gukora ibizamini turebe ko nta malariya afite kugira ngo tumenye ko yamushizemo abona atangira akazi wabonye nda miti yo malariya wayibonye aba ari neza utangira kugenda woherwa ngaho nicaye mbikindi kubera yuko hari iwawe nta na supanete ugira imibi ikaba ikubonerana ikakurya ikagutera uburwayi bwa malariya nagira ngo wowe wigumire aha ngaha dore ko mbikubwira ntimenye igihe wagendeye ukagira iri hepfo bahaguhereye ibiki wagumye aha ngaha tukabana muri iyi nzu ko atari ntoya hari ahantu ko wazaharwarira n'ibindi birwara ntaho nzongera kuhasubira tugateka umuceri ibintu birarabindya ari nijoro biduhira guma aha ngaha twigumanire nubara koroherwa tujye turara mu nzitiramubu noneho tujye no ku kazi sibyo tuzinduke ariko mu nda ho harangije utanze nkurebere ako kunywa nkurebere ako kunywa winywere haraza koroha rega malariya iyo bayibonye biba ari sawa hari ahantu haberamo ntuzereka wowe utaza kundeba umuryango sana kwasha kumenya nuko mbigenza rega ngo kubaho mu kubana akira unywa aya mata burya mu mata ngakorana n'iyi miti ya malariya hari n'igihe barabigusaba bati nuyinywa ujye uyinywesha iki amata nuse wahamagara wamubwira n'impamvu utagiye ku kazi aho wamugana umuhamagara umubwire uzi ko cyari cyananiye nibagiwe byinshi bamuhamagare umubwire n'impamvu utagiye ku kazi tumubwire ko nibishoboka ejo tuzajyayo sibyo n'ibiki biciyemo halo Kenny ya impamvu tutaje mu kazi ngira ngo minisitiri nawe yakubwiye ko ndi inyuma ariko burya nari nagiye kureba Mibare ikintu cyatumye atazinduka ngo aze tujye mu kazi nsanga yarwaye yanegekaye ubu muvanye kwa muganga rwose aka kanya muvanye kwa muganga ubu nibwo maze nko kumurebera n'ako ashyira mu gifu no kumuha imiti ya saa sita rwose ntimugire ngo ni izindi mpamvu zatumye dusiba akazi bamusanganye malariya ndimo ndamwondora
pe nimubona n'akanya muze kuza mu nsure muzane n'utubuto oya ntabwo ari ukwanga akazi nari ndavuga ati ubu nsimbuza akazi ubuzima bwa mugenzi wacu ndavuga ati mande mujyane ku mujyanama w'ubuzima muvuze none nibabona indwara ariko banyijeje yuko kuva ari malariya ngo agiye kumera neza yo nuko byagenze yego sawa akazi keza akazi keza kumva ko mbimubwiye buriya bahita badutera icyizere bakuba ati bari abahungu nta n'akazi bashaka bakagaha abandi kandi akazi karabuze urabizi rero tugira ambwiye ko naza no kudusura wenda nitugira amahirwe araza na bosi wenda yamuhaye n'udufaranga dukeya kuko ukundora buriya rero nibyo njya nkubwira uriya mwana buriya kugira ngo mukatare amafaranga nagira ngo tuze guhura tumucupa nk'iri ngiri ariko uriya mwana n'akazi aba n'agashobora nuko nabonye n'umunyacyaro uzi umuntu wahaye 500 hagiye n'ikintu nkubona rwo n'inkono ari ikintu ese cyagiye mugeze cyavuze muke reka da we ahubwo abandi bagenda bitonganya ariko we rwose bagiye amafaranga ntacyo mbese wagira ngo niyo wagira yamushimishije wagira nawe mbese ngo babahaye ngo nayaje ngo mumwereke natwe rero ari uzanga ubutaha rero ahubwo dore ukuntu ugiye kugenda rwose rero uriya mwana ngiye gushakisha ibyo mwitaho mwigisha akazi kose ariko tuzaba tubigenza umugani n'ubutaha tuzaba turi kurya n'akanyama yego mbese ubundi icy'ingenzi si akazi kaba kakozwe nimba atazi kwibariza niyo 500 nta kintu amutwaye se ibyo ngibyo icy'ingenzi nuko akazi kaba kakozwe rwose kari kakorwa neza rega buriya umuntu akameza aragiye none gusa icupa ari kuri kunda cyaheze uburyo ngenderaho gusa bose nanjye nzangerageza rwose kubakoresha neza kandi bakoresha akazi cyane uriya mwana mibare uriya waduha nka 3 bameze nkabo kugira ngo gutuma ku munsi ntajya tubariraho cyane isi nuko numvishe ngana narwaye niyo mpamvu umunsi ataje no mu kazi yarwaye nakura amakuru ararwaye n'ubu urebye niho naringiye ngiye kureba wa mwana wundi twakoranye bita Inosa na bita Emi undi uzi akazi cyane ujye kumusura tujye kureba uko ameze rwose shaka umusure mu mugereho ubwo nanjye muraza kumamagara mu mbire kare na muhamagara nyine twahamagaye tumaze kubona batinze batubwira ko ngo bamujyanye ku mujyanama mu by'ubuzima ubwo rero byibura nk'abantu tugiye kureba uko yaba ameze usomye niba yavuyeyo nta yandi makuru nigeze nongera gushaka ariko n'ubu ngiye kwerekeza byanze kunze ndaguha raporo y'uko bimeze nimba ari umuntu wese ushobora kuba yakora akazi ejo ndakazaba yagaruka mu kazi cyangwa se usanga nyine arembye cyane ubwo ni ugutegereza kuri mukurikirane umwiteho akire ibyo twongera twizire nka hano niko bimeze rero nanjye ahubwo reka ngereyo ndebe uko ameze uranda yego muryoherwe wowe usigaye umutekano gutembera birasanzwe none se njye ntabwo ngomba kwica akanya reka njye kureba abahungu ku buryo utembera buri gihe ugatembera aho kushaka nk'abayemo ndenga hano bamara inyota aba rwose nawe n'abagabo ariko nasifuwe mbona uhora ahangaha hashobora kuba hari umuntu wagabwiye ariko si ibyo birakureba mugenda murangaye ariko bagapeti bana murese ko maza nawe warya maze uri kumurya rwose mbakurya nyine buriya kuko umunsi buri munsi cyakora wenda ndaza kugufatira ibyemezo wowe njyewe nzi siza yangira ahantu ngo ngure icupa ngo uzubatame ngure icupa ngo uzubatame bagapeti agapeti mutsinda agapeti sikoro yewe urafite uko mba nayabonye uri kugira ngo uzameze nk'uri kuneka none ya misiyo twekinye ko maza nawe uri kumurya ariko tujya ngo kurya ni ikibazo gusa umuntu nahazwa n'iki kurya ntabwo ari ikibazo komeza uniki ariko buriya ikintu wagombye kuzakora weho ndashaka kugira ngo wereka ko uzanyoborera ubutaha ariko ibintu byo kujya uhora uzanegeka nk'agacupa bafite uburyo nabonye amafaranga ntabwo ni inkuru nubwo ya mishoni yayindi
ishaka kuzacamo ariko ndacyategereje gatoya ntabwo amafaranga bayamaye yose mbona nko gushira make ya mbona nko gushira make uranyumva byo kuri ngenda nkinjira ukaninjiraho icyo mubwiye cyo nanjye iyi ndimeze nka biro pedahanye ntabwo ari kwizahura nanjye nshaka kubaho nkawe ubwo aba tugomba kurunywa rigatwara betirije reba nta kuri sikoro gatanu haba handitse ngo siko bizahora ntabwo ari kuzahora nkugiriye icyizere genda wirire reka da nanjye nzariyo niyiciye ubu nanjye ubwo rwanda ruretse nengeye kuyenza nicara hano mu kabari cyangwa abasusurutsi kuvumba nanjye ndabiretse ubu nta gasuzuguro gaturuka ntabwo waba ukoresha abantu bangana kuri ngo njye no kuvumba wenda abasazi buriya niyo mpamvu nagukwepaga rero nabonaga tutari mu rugero rumwe ariko niba ugeze kuri iyo yo kuza ukanywa karufuro ikibazo rwose urabona ko nta bantu uzi guhengereza buriya reka nkwereke bajya bava kugenda amahanga bagagushimira utinze barakwinuba hagiye ko abantu ushaka waza wahungiye kwa naka ntabwo uzagomba guporoteza ubona ruriya rwenda abasazi none ariko ngo no kuvuga ngo icyo nari gukubwira baba ngo utagira ikintu babwira umira ibanga no mu nda ngo pi ntabwo wakwibukira imbere kuko ukumva uramutse babitonetseho bakabisitaraho urumva gahunda buri yahindutse ariko bitware nk'utwaye ibanga nyine kandi ngo wishe mu nda urakoze cyane ndakubona umugani uwuzi n'abanyarwanda bawuciye abantu ni abahanga ubwo ni ukuvuga ngo ikata niyo ngiyo kubirutisha ikibi cyose yararwanaga kandi akanesha ku manywa ndetse na nijoro none se ko ubaye murakoze kuba mumfashije karame niba undi urukiro ki wabonye bwakurutiye ubwo wahoranye kera wararwanaga kandi ukanesha ku manywa ndetse na nijoro wararwanaga kandi ukanesha ukiranuka ku manywa ndetse na nijoro mubonye